Babantu mumaze iminsi muduhamagara mutubaza inzu za makeya, reka tujyane tubereke inzu iherereye hano mu Byahi. Hano ni ku muhanda neza, ni metero nkeya uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu nziza cyane, ifite ibyumba 3, dushe na toilette, igikoni, byose byo biri hanze. Ni inzu ifite parking ishobora kujyamo imodoka 2 kandi ziparitse neza. Ifite igikari, ni igikari kisanzuye, ni igikari kigari ushobora gukoresha uramutse uguze iyi nzu. Ahangaha ni handi twababwiye, muri kubona ko hari igikoni, biracyari bishyashya, bimeze neza, ntacyo bitwaye. Twari twababwiye ni ku mafaranga makeya, miliyoni 28 zirimo ibiganiro urasizana tuguhe iyi nzu. Twandikiye nka Gisenyi komisiyoneri kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse wanadusura ku mbuga zose dukoresha, haba TikTok, Instagram, YouTube. Amazina dukoresha ni Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.